Ndi papa sava. Ako se wambaye kuko ufite intoki umujenera ko mbona atari tayari afite ubwoba bw'iki yamuteye ubwoba mbana jema agasitoro naza gutimura inuzane marago reba akantu k'icyatsi mo aho gapfundikiye uzarwara ikindi gihe nawe ubundi sase mboni ibyo bintu uzi ko wagira ngo ni wowe ubyadukanye yapanitse biriya bintu twe twabirenze kera wamufashe ikote yibutse ko ariko se ibintu by'umuzikani rero nibyo by'uri kuvuga papa sava umva ariko se mubwire mbarata papa sava nibyo ni ntabwo kafungutse neza uyu mujene yakafungutse yapanitse cyane Bosoze naganazo. Ariko se ubagenda barubwirira umujene kabisa. Dore nivyo uvuga yayaga ezushora ko yameta wibutse kuyiza imeta imodoka y'ubuso Nose kutamubwira ibyo ruje ku uri gupanika ari gutera kukuza gumeze utera umuntu kuko azarara tuza reka ukuntu ibintu bikora reka kwanza cheers ba tuke tutanibiriye turi mu bintu Simone rero ibi bintu se bwa mbere nubwo ari uwanyu hatuje ugacuruka mujene aje batarangije n'abakoze bwa mbere waba ikibazo geri ariko se tuza uvuye muri salo batarangije kukogosha siko bigenze wirukanga uburaho urudutse ikota risize arisize ku ntebe aho bari kumwogoshe mbese basubamubwiye ngo arinzanye ikote bagiye kuriza tuzi ibintu byose birajya ariko kucyumva ku bintu byose uko kubyikorera wenyine turi hano kugufasha amahoro ntwatinde kabisa bafundira agafata ufundura niyo waba zaramufasha zaramufasha niyo waba ukaretse ntari oya muri kushumba niko kurure ibintu tugiye kubikora rero sibyo uyu mujene umutima ushobora kumufata umva ko remeze ibi bintu ntabwo ari ubikoze bwa mbere gukora umvise ikintu usabwa tuza ubumeke ushyira ubwenge ku gihe kiretse niba utiyamenya ntabwo wiyamenya ariko ibintu umuntu aba akoze bwa mbere bigabe kazi wawe hari umuntu ukora ubukwe afite uburanga oya ubwo aracyari umwana abanze yitekereza abanza we tuza ubitwaze gaze ariko nta kintu twibagiwe ushobora no kuza kuyambika nta nshaka ibintu biba biraba biri ku murongo oya Simone digidigi araducuranga umuziki uyu munsi uri kuri digidigi ngenda saba ari kudukurikirana ku byo kumva sibyo n'ibindi birimo mu gikore bimeze neza oya tuza nta burambe bw'ubu erega ikintu cya mbere agomba kumva urakomeza kuduteza icyaka nizo twari twateganyije ziriyo hasi ibintu byo kunywa ntibihari nuze ko bihari kuri mwebwe mubwire ko ibintu mushyize ku murongo ahubwo basaba ngaba ngo biragenda bite gahunda neza biragenda nicyo ushaka kubwira turi hano kugira ngo tugufashe nicyo akabaye ubaza bifate ibintu byose mu byishimo mbara tukumeze ahubwo reka mutinyu oya ntacyo reka mutinyu uzabamize ku ruhande reka mutinyu erega nta muntu ufite idariri nta muntu ufite idariri rongoye wese urongora ari ubwa mbere ahubwo ashobora kuza kujya kwambika impeta akayambika mwenda birashoboka kayibura kandi ayifite Simone rero ndakumva rwose mwana mama kereka mubwiza ukuri hari ukuntu buriya umuntu abona umuntu ari kugenda agwa mu cyobo rimwe na rimwe akamureka cyane cyane iyo bafite icyo bapfa ufite inshuti zanjye zarongoye rero ukuntu bimeze ubu mumazemo urabona noneho nta bintu birenze ni akaferi twavuganaga k'abantu b'abagabo ibintu byose birajya ku murongo mbo dore ukuntu rero ibintu bigiye kugenda kugira ngo tuze gukoresha igihe neza mwegeranye za kandurira mwegeranye za reka mufundurire none ziri mu modoka mureke twegeranye amakado niturangiza noneho duhita tugira
muze kwerekana aho tujye kukurikira fata telefone yawe mwereke mufate iyi ni yanjye muze tubikurikira ese Simone abaye muze nanjye nzi cyangwa mbere nganiriza Simone oya tugende twese Simone Sherange, umeze neza. Uzi ko utari kumuhobera neza wabaye iki? Natinze cyane. Nta kibazo. Bite se? Ni sawa nose ibi bintu byose papa sava ntibacyandurura. Hanze ufata koko. Ngenda nkora. Kamufungure ntari. Kutishimye twavuganye mu kanya uri kuza numbwira ngo nzishima uwo munsi nzanarira ubwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu mwambika impeta sibaho ngaho sibaho ngaho sibaho ngaho vuba mureke kumwigira munarira Sinoro hose mukomeze biti by'umuntu muraza munsakuriza muririmba ibiki muri mwe ninde muhanzi urimo ku buryo mwaza muburuga bigezeho hari umunsi nzishima diaspora urasohoka ntukazana imikino mu byanjye nta soni dekura sasa reka nkubaze unywa ibyuma unywa ibyuma njyewe sasa nywa ibyuma ntagire umuntu uvugiramo n'umwe sibyo nta muntu nshaka kumva asakuza mu byanjye amase ubundi kuva ryari tuganira wakoranyije isoko n'amaduka sasa ngiye ku giti cyanjye nk'umuntu ugukunda numvaga uzaba mu buzima bwanjye iteka numvaga nzagutuzamo ukiberamo akaramata numvaga tuzakundana ururamba sasa iwanyu mutera umwaka ntihagire umuntu umvugiramo n'umwe ntihagire umuntu n'umwe umvugiramo cyangwa ahita asohoka niko sasa ubaze ikibazo kimwe burya ubugoro njyewe sasa njye ubugoro umugoro ku mwana ungana utyo se ceceka mwabibajije digisi Simone rero ndakumva rwose mwana mama kereka nkubwiza ukuri hari ukuntu buriya umuntu abona umuntu ari kugenda agwa mu cyobo rimwe na rimwe akamureka cyane cyane bafite icyo bapfa nk'umwatikanyije isambu ntabwo umuntu wabona ari kujya mu bintu by'ibibazo ngo bihindemo ntushobora kumureka akagenda uretse se nyine nkubwire ariko hari n'ukuntu uvuga uti uyu ni umuvandimwe aho yagwa natereraho iki utwatsi kuki uri kudutenguha se reka njye nkubaza didi buri uko nakoresheje ikintu cyiza urarakara amafaranga mba nakoresheje nubwo wenda umaho kuki uba wumva ntabwo ndakajwe n'amafaranga wantiza ntabwo ndakajwe n'amafaranga hari ikintu nakwima ngifite ese uba ugiye kurakazwa nuko niboneye umugore si ibyo bintu birandakaje ahubwo ibaze igihe nakubwiriye ese umbwira wambwiye iki uretse ubusa uri kumbwira ntabyita nk'ubusa cyangwa ubujajwa uravuze ngo ndi kukubwira ubujajwa ese ubwo igihe wahereye uvuga ubwo ngiye iki gifatika koko ku buryo nkurutuye mu bantu buriya njyewe banjye babashyitsi nazanye kugira ngo mbereke ibirori ukaza kumbwira igihe wahereye uvuga nicyo ni ikindi kibazo na kimwe nari numva nicyo ni ikindi kibazo kuba utumva buriya mu mutima wanjye ndi gutekereza ngashaka kukubwira ikintu ariko nkongera nkavuga intoya kankureke
ariko none nabona ibintu uri kwishoramo havuga reka mbikubwire mbwira tugire vuba tunagendere batatubura bakagira ngo ugiye kurongora byarangiye wanzuye ngiye nafashe umwanzuro wabitekereje ibi bintu si ushaka kuzajya ubona nkora ndi ingaragu wangu kuzi ko nkurusha imyaka kandi ko n'inshuti yawe kuki ushobora gufata icyemezo nk'iki ngiki utangishije inama mbere ese reka nkubaze digidi ko ngiye kurongora urandongoriye nzajya nza nkubwire ati mu ndarizi wawe nabuze harara ko ngiye kurongora ufite ikihe kibazo cy'uko narongora hagiye mureka ibintu by'amashyari ukaguma ukigaragurika ukaba ingaragu wenyine nk'irongorero ukamamaho narizi ko uri umuntu w'umugabo ari kuri igihone uri igihwinini ku buryo nibaza ibintu urimo nkumva mbuze ikintu mukorera ngiye kubwira iki kintu kandi mbwira vuba vuba nyine ntucyumve nabi ni izina ry'Imana na nyoko wakubyaye ntabwo ashobora kukugira inama kandi ari nyoko ayo burage zawe marijuwana urayizi marijuwana si bimwe nibyo bitaha ibibaba ndabizi urabizi ibitabo urabizi ibi ngibi by'ibigoma ndabizi ni bimwe abantu b'abagome banoza urabizi ibiyoga by'ibyuma urabizi ibi ngibi bavuga bimwe umuntu anywa akamera nk'ivampire urabizi bimwe bihera mu mano urabizi uzi ibintu by'ibirikeri ibiyoga bikubakomeye by'ibiyoga bimwe by'imyotsi bacumbetse urabizi uzi rwa runtu rumwe rumeze nk'urutiyo rumwe rumeze nka shemeruza oya n'igistrombone nacyo ni cyene wacyo kimwe kimeze nk'igitiyo kizamura imyotsi mu nzu iyo bacanye mu imbere byitwa ngo iki byarindi byaciwe bikize cyane biba biri mu bipompo yewe bakurura bicumba kacafaya se hari kacafaya hari n'ibindi bavumeka bakajya bapuriza imyotsi ukagira ngo ni dinezore iri gucira imyotsi byashisha urabizi genda bizi none suretse ko nakubwira ikintu wenda ariko nakirongorere ase watigiti cyo umuntu w'umuvandimwe uvuga umariyo ndashaka kukumenyesha yuko atari umukobwa urongoye vampire oya ni izina ry'Imana ntambamo ibirenge aka kanya ura mukobwa ni ikihebe ni vampire ni mubaya sana ibyo binyobwa byose mubwiye arafutera numva arahorobya hari n'ibindi noneho banyuza muzi urumva hari ibindi biteramo inshinge buriya kuri umureba nta n'iminota 30 mushobora kumarana mu buriri adahindutse nk'intuza ubwo ntubeshye uretse kuba noneho ibyo bintu urumva afite itsinda ry'ibindi bikorwa by'ibintu by'ibihomora abana urumva byaramujyanye bimwica ubwonko yirirwa mu tubari none se uretse ibintu byo kubenda nakubwira ukuntu niwe batera imyako buriya nta muntu urongora iwabo ngo buke reka buriya ntumureba ku myaka afite arangije 10 n'ingahe nakuramo 20 n'ingahe wibaze ko yishoye mu buraya urumva akibona bakuru babiri bakimara kugumirwa yishora mu buraya burashobora gupeza abagabo bane mu ijoro bagize ngo n'umuntu urongoye ikigashanye uravugisha ukuri ndavugisha ukuri si ibintu abantu niba bizuretse ko abantu baba bakwiboreye naho ukabigihwini ukabigihone ukavuga ngo ugiye kurongora umuntu uzi ko yakurira mu nzu none se azatakangaye kuraka yorobetse buriya no kumugeza mu rugo ashobora no guhita guteka ni impamo y'Imana nta muntu ufite dore inama ngiye kukugira itekerezeho ariko kandi noneho karenze ujya mu bintu bita bya karande n'ibiki byose buriya kuri umureba urumva nibyo bintu byatumye amera nko kuriya akagenda agaturumba ubwonko bukagira hari ibintu byitwa ubugoro urabizi ubugoro byarinde abakecuru bamo biriya abakecuru bamwe burabibamo n'inzaratsi nabyo arabinywa ntabwo ari ukubinywa gusa urumva arabinywa kandi biriya bintu biba bikoreshejwe reba ibintu bafata ibintu by'ibizi byahagaze urabona ibibizi binikamo imyumbati urabibona by'imyeru ku buryo ubibitse byahinduka kore biriya bizi barabifata bakavanga n'ibintu by'ibifu babagize by'imitumba y'insina n'ibintu by'ibishishwa by'imineke biba byarabuze bakavangamo ibyo bita amagati bagakubitamo ubuvundiri bwa bundi bicisha intuza bicisha utu tukamere twitwa uruvu ubundi barangiza bakavanga ibyo bintu n'ubugoro bugenda biriya bintu arajundika
kandi ibyo bintu nkubwiza ukuri aramutse aguciriye arya biriya bintu ni impamo y'Imana nko kuvumwa na Satani. Bitekerezeho neza nurangiza ufata icyemezo. Inama ya nyuma nakubwiraga rero niyo gufata amasegonda 30 ugatekereza ibizakubaho nukomeza umushinga. Uriya wawe ntabwo ajya guta ku nzira. Bamubwiye wa kintu menya ubwenge. ubugoro ni ibiki? ubugoro ntabwo buzi se ntuzabafata itabura ribona ry'igikamba bakarisekura rikaba ifu sinzi n'ibindi bintu bashyiragamo by'inoza ibishishwa by'imineke hari nabyo ngo bakabisekura byumye ariko bagashyiramo amagadi noneho bakavanga ntabyo z'ababanga abakecuru bashyiraga Digidi wafashe umwanya uhagije nyuma y'ibyo ngibyo wumvishe urumva uyu namumaze aho bigeze ninjye nawe Digidi ne nasangira icyuma nawe sibyo njye mvukana na mama wawe ku buryo umbonye nk'umukecuru ujya kurya ubugoro. n'ibyo bintu urimo guteranya abana ngo bigende bite koko ngo arakanura vuga ugasebya umwana w'umujyambere nk'uyu se nk'ubu wabikoreraga icyo wari ugamije iki? kuva wambona njye sasa wari wambona na rimwe ndi kunywa ibintu by'ibisindisha ubugoro wayitera ngo imiti kweri uyitera inshinge ibi n'ibyo wabikoreye iki mu by'ukuri icyo ariko kutavuga ngo uvuge ibyo uvuga. Muntu we ntawarubara pe. ubu ugiye hariya uramushwanira ngo wunguke ikibuga ariko namwe byababaho bitubaho bibitese ntabwo twari duhuriye hamwe mu mugambi mu by'ukuri nta rwango rwari rurimo pe. utambwira ko wambeshye Grafre ni ukuri kw'Imana nta rwango rwari rurimo ariko impamvu nari mvuze haruguru ngo namwe byababaho. Vuga kundeba se urimo kunsomamo ibyo uvuga vuga uvureke kundeba. Urumva ni kwa kundi nyine umuntu umutima uba warashwanyukiye mu wundi noneho akumva nyine umutima uranze kandi ni akantu kabaye gatoya ko gusobwa ko kutabimubwira ko mukunda nanjye wenda gatinda maze bakabintanga noneho akagira rero kubera yuko numvaga yuko nyine amuntwaye kandi nanjye umutima wanjye wamukundaga uhitamo kumusezera ni impamvu abantu iyo bigereye ku nsinzi ntabwo yamujyana wenyine ni impamvu abantu bagera ku nsinzi umuntu akagira icyo akabyara mukazashiduka babwira ati njyana umwana muri materineri umuntu akagira atya yabona viza agiye kujya hanze akabibahisha akazabandikira yaragezeyo umuntu yaba afite poroje ntaba yaguhamagara ngo muyifatanye kubera ubwo buturi bwanyu niba utaravuze ibintu umwana akabivuga akagutumira wari wafashe umunwa muremure hano urimo kugira ngiye kubivuga arabintanga papa sava umuntu nafataga nk'umuvandimwe wanjye wa hafi buri kintu cyose mubwiye akizi ibi byose nateguye yarabizi umuntu wari buzambere pani niwe wifuje ko mba umukobwa nkunda tumarangira icyo gukora simo n'ubundi naho kuraho ikimana yashyizeho nambabarire ikirayi ikibazo nikituvire mu mufuka oya nasohoke genda dukomeze ibirori ndasohoka ariko reka sohoka mbabarire ushaka kutwagiriza digiti sohoka ambwa kwa kano say yes say yes